n'imiryango mpuzamahanga n'isi yose yaravuze ubwo Sake yasatirwaga mu buryo bukomeye bwo kuniga Goma. Gufata Kanyabayonga usibye kuba biyongera ibice bunini bivuze iki muri iyi ntambara? Gufata ahangaha byahise biyorohereza noneho kuba yarafata uwo mujyi cyangwa se centre ya Kirumba, birayihereza ishusho nziza yo kumanuka yototera mu mijyi ikomeye ya Rubero ndetse na Butembo. Ntabwo abaturage bashobora kwigira ibyihebe kugeza kuri uru rwego umwire ngo urayoboye. Ubu naho gusa batarakwirukana ariko ntacyo uyoboye. None Scove tuvuge ko William Rutose yaba yaroroheye abaturage, barimo barubaka ikiswa korohera abaturage. Umuturage nemera ko bakwiye kumworohera ariko umuturage arayobora. Umuco wo kumva ko ikintu cyose ari imyigaragambyo, akantu kose gakomye ari ukwigaragambya, reka ne kubita umuco ni ingeso mbi idakwiye abanyafurika turimo kubaka ubukungu ngo tubeho. Yes, twongeye kubasuhuza ndetse tubahaye ikaze nk'ibisanzwe mu makuru ya Mama Urwa Gasabo, tudahwema kubagezaho ndetse tunabashimira mwebwe mukunda kudukurikirana mukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye tubagezaho. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe tugarutse mu makuru, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kwibanda ku makuru ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. By'umwihariko tugiye kwibanda ku makuru y'umutekano. Turagaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho M23 nyuma yo gufata Kanyabayonga noneho yamaze kwigarura n'ibindi bice ndetse ikaba irimo irerekeza muri territoire ya Rubero, by'umwihariko ikaba ishaka no kwigarura umujyi wa Butembo. Turaza no kugaruka kandi nanone mu makuru arimo aravugwa mu gihugu cya Kenya, aho imyigaragambyo ikomeje gufata indi sura ndetse yavuye mu murwa mukuru ikaba komereje no mu yindi mijyi itandukanye. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Scovia ndetse nkaba ndi kumwe na mugenzi wacu Herade nawe ukunda kutugezaho amakuru yo hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Scovia mbahaye ikaze ku murongo wa telefone. Wiriwe neza Romeo? Twiwe tumeze neza muri studio. Muraho neza Romeo na Scovia? Turashima Imana. Mwese mwari mumeze neza? Turirimba hari injyana mazemo iminsi zo ku nkogo. Hanyuma wenda reka ndumva aya makuru yacu twayaheraho navuga ngo ibintu bishyushye cyane. Hose birashyushye ariko by'umwihariko iyo tugeze hano nyuma yuko uwitwa Turuka Suminwa asuye umujyi wa Goma ndetse n'inkengero zawo, akavuga yuko bagomba gushushubikanya M23 ngo mpaka iwabo ariho mu Rwanda. Karame ubundi je bashaka ngo numva uko ibintu byatangiye. Urumva byatangiye jewe ntahari nagiye ku nkombo. Ubundi byatangiye biti, urumva mbere ndagira ngo tubane twumve meruka hirya. Meruka M23 General yambwiye ko atarwana agamije gufata ahubwo yirwanaho. Yego, haba hari amakuru yaba yaragize ukuntu yasatiriye aho hantu bakongera bakirwana. Ubundi byatangiye bite mbere yuko tumenya aho bafashe, tukamenya minisitiri w'intebe waje? Ariko muzirikane na minisitiri w'ingabo waduhaye iminsi 100 hasize ngahe. Iminsi 100 icyo tuzi neza ni uko iri kugenda igabanyukaho, ahubwo yamaze gushira myinshi. Ubundi umuntu wa telefone cyete mfiteho Shadadi. Shadadi ni muzi tariki ngo iminsi 100 izarangirira. Ubundi byatangiye bite ura? Murakoze Romeo ndetse na Scovia, warubuze ngo yatanze iminsi 100. Gusa bigaragara nkurikije aho uvuze uhera bigaragara ko utaberutse kuko umaze iminsi ibera ku nkombo, kuko muri iki gihe niyo minsi no hagati habaye ibintu byinshi ariko kuri iyi ntambara n'ubundi ikomeje guhanganisha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abari kugifasha n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23, aho noneho kugeza ubu M23 yakomeje kwegera imbere. Ngira ngo yatangiye muri introduction avuga uruzinduko rwa Madamu Minisitiri w'Intebe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibyo yaraje ahumuriza abaturage. Ariko noneho M23 n'ubundi twari dusanzwe tuzi ko iri muri teritwari cyane ya Rucuru na Nyiragongo. Noneho muri iki gihe rero nicyo shaka kuba nakongeraho nuko yasatiriye mu buryo bukomeye teritwari ya Rubero. Ngira ngo
Koviyani duherukana mvuga ni M23 iri Kanyabayonga. Nituvuga Kanyabayonga, ubundi Kanyabayonga ikaba iri mu birometero byinshi hejuru y'ijana ujya ku mujyi wa Goma. Bari kubara ibirometero biri hejuru y'ijana gatoya. Yego, kandi noneho iyi teritwari cyangwa se centre ya Kanyabayonga ikaba n'ubundi ari centre ikora kuri teritwari ebyiri buriya, ikora kuri teritwari ya Rubero ndetse ikongera igakora no kuri teritwari ya Rucuru. Aho hose rero M23 yari iri muri iyi centre ubwo duherukana ikikije za position cyangwa se ya misozi yahariya mu centre ya Kanyabayonga. Bavuga ko yabanje kwigarura uduce twa Miriki, Kashetsi, Burindi, za Itundura na Kagando, aho hose ni burasirazuba uturutse za Rugwindi. Nyuma rero ikabagotera hagati. Ikibazo mfite gufata Kanyabayonga byabaye inkuru mu buryo gusa nkaho Kanyabayonga ifite ikisobanuro. Yego, icyo nibuka ko ubwo nageraga Irucuro, ni Rucuro buriya niho nageze harya mu nyubako twagufi ya migi nageze. Nubundi ni muri Rucuro. Ntago ari bunagana se? Oya bunagana ku mupaka Dorire. Ni muri Rucuro njya kwa General. Nuvuga ngo ni ibi bice bya za Kibirizi ni muri Rucuro nubundi. Hari centre nagezeho ya indi bamurompuye kwa Mwami Ndeze. Hari n'indi rompuwe kera nabyibuka mu 23 tuyona amafoto bayibyiniragamo y'akantu kubatse kameze nk'urugo. Ikiriho cyo nuko mwageze hano muri Rucuru muri za Kibirizi. Yego. Na Kiwanja. Yego, na Kiwanja hose ni muri Rucuru. Kiwanja ho M23 yamaranye igihe kinini. Uwo mujyi na uzenzeho banyereka ahantu nabonye hari Croix Rouge cyangwa se umuryango mpuzamahanga usa nkaho utanga ubutabazi mu by'ubuvuzi. Barambwira ati uyu muhanda ujya gutemba. Banyereka rero kujya muri za Rubero. Iyo ujya gutemba ubwo ni ujya Rubero. Aho ngaho uri kujya gutemba muri za Rubero n'izo za Beni, aho ngaho bafashe teritwari ya Rubero. Icyo nshaka kubaza Kanyabayonga, ndibuka ubwo bavugaga ko habaga imirwano isatira Sake. Yego. Uretse na Kongo n'ibinyamakuru biri hano mu karere n'imiryango mpuzamahanga n'isi yose yaravuze ubwo Sake yasatirwaga mu buryo bukomeye bwo kuniga Goma. Ndetse na hano kuri izi za Tuwazantene umanuka uza Kibumbu usatira Goma, nabwo isi yose yarongeye iravuga. Yego. Kanyabayonga, gufatwa kwa Kanyabayonga niba nabyo byateje inkuru yo kuvuga ku isi cyangwa no guteza inkuru gusa ku barwanyi nabo barwanya, kubera ko hari ibice bifatwa isi ikavuga. Gufata Kanyabayonga usibye kuba biyongera ibice ubunini bivuze iki muri iyi ntambara? Icyo bivuze ikintu kinini nacyo nari ngiye kuba nkomozaho. Romewa yabikomojeho wenda nayishaka kubabwira situation y'uburyo M23 yafashemo Kanyabayonga, none dukomereze ko nk'uko Romewa yarabivuzeho. Ahundi hari ya Kanyabayonga n'ubundi M23 isamyaho yari yarahanize, ariko FARDC ifite defense ikomeye cyane y'ahantu bita Kayina. Iyo defense rero byasabye M23 ko iyo defense ikuramo, n'ubundi ikimara kuyikuramo yayifashe kuba noneho yabanza noneho gukuramo iyo defense ya Kayina, igafata ibice nka Miriki, Kimaka nk'uko wari ubivuze. Iyi ngibi nabyo n'ubundi n'ibindi bice byari bikikije iyi centre cyangwa umujyi wa Kanyabayonga. Gufata ahangaha byahise biyorohereza noneho kuba yanafata uwo mujyi cyangwa se centre ya Kirumba. Icyo bivuze rero icyo bivuze nuko noneho M23 mu gihe yabimaze gufata neza nk'uko yanabikoze ahangaha, birayihereza ishusho nziza yo kumanuka yototera mu mijyi nayo ikomeye ya Rubero ndetse na Butembo. Ndavuga imijyi ya Beni na Butembo, sorry. Ibi ngibi birayifasha noneho kwinjira nyirizina no muri teritwari ya Rubero. Anga muri teritwari ya Rubero naho hakaba harimo na conflict, hamaze kuba amakimbirane hagati y'ubwoko bw'abandandi bo bavuga yuko badashaka Wazarendo yuko binjira muri Rubero,
kwangira Wazalendo kwinjira muri Rubero kandi Wazalendo iri ku ruhande rwa FARDC. Ibi birakomeza noneho gutiza ingufu izi nyeshyamba. Sibyo no kuzitiza ingufu M23 mu byo yatangarije abaturage. Haba inama yakoresheje Kanyabayonga, yababwiye yuko igomba gufatikanya kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF ufite inkomoko muri Uganda. Icyo bivuze ni iki rero? Bivuze ko M23 n'ubundi ikomeza kugenda itwara ibice byinshi, ari nako ikomeza kugenda yinjira muri teritwari nyinshi muri Nord Kivu. Akaba ari ikintu gikomeye cyane rero ku mutwe w'inyeshyamba za M23. Nkavuga ko noneho ari n'ikintu cy'agasuzuguro ndetse birakojeje isoni kuri coalition ya FARDC. Ibi kandi byanateye uburakari bukomeye ku baturage hariya. Nakubwira Sikobe na Rumeo ko abaturage byagezaho bajya mu mahoteli bagashaka ngo abasirikare bavuga ko ngo bashobora kuba bari kwihisha aho kujya ku mirongo y'urugamba. Naho bavugaga abo ngabo barimo General Chiko Chitambwe. Ariko iyi ni imirwano irimo kubera ku butaka, ariko wenda njye sindi bubabwire iby'imirwano nimwe mwabyumvise. Yego, ariko wenda reka yewe nsubire ku kijyanye na politiki uko numvise. Yego, ndashaka ngo turebe minisitiri w'intebe yakuye Goma Kanyabayonga yafashwe cyangwa itarafatwa. Yari itarafatwa, yafashwe nyuma y'iminsi mike cyane. Yari isungije ariko akihava byatwaye amasaha make cyane irafatwa. Hari ikintu kimwe maze iminsi mbona, nuko iyi ntambara isa nkaho ishusho yatangiye ifite atari ifite, ntabwo igifite urusaku rurangurura. Yego, barimo bararwana intambara itagifite urusaku rurangurura. Ikindi buriya politiki ni igitangaza. Abantu benshi bahanze amaso i Nairobi kuko ari ibintu birimo gucika. Yego, kandi izi ntambara zose ni ibyago byacu bya Afurika. Yego, by'umwihariko mu karere. Nka wa muntu wananiwe kwirwanaho agashaka uwo yitirira ikibazo cye. Ariko ibyago bya Afurika byose biba bifite ubihetse. Nabonye ejo bundi Perezida Tshisekedi avuga ku munsi w'ubwigenge bwa Kongo. Ijambo rye niba mwaramukurikiye, hari aho arimo kuvuga ko ntabwo bakoze seremoni, ntibishimye kubera ko batewe n'abanyamahanga n'abagizi ba nabi mu burasirazuba bwa Kongo batoye ko bafite ibyago babayeho mu ntambara. Ariko yizeza abaturage ko mu gihe gito aza kubakemuye iki kibazo. Nyuma yaho ndakubona ngo yakoresheje inama y'abakuru b'ingabo ngira ngo na minisitiri w'umutekano na minisitiri w'intebe n'abandi mu kwiga ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Ibihugu bitandukanye SADC n'abandi ngira ngo baracyongera ingabo cyangwa baracyakora ibishoboka ngo bakorane. Afurika y'Epfo iherutse koherezaho n'ubundi abagera mu bihumbi nabyo birenga 2. Haravugwa na Chad, ahubwo mbunganiye na Chad iravugwa ko nyuma yo Tshisekedi aherutse muri Chad guhura n'umuyobozi mukuru w'igihugu cya Chad uriya musirikare Mahamat, ngo yaba yaramwemereye ubufasha bw'ingabo zigera ku 2,000 n'ubundi zo kuza by'umwihariko guhangana n'umutwe wa M23. Yego, ziritezwe cyane rero hari icyo nashaka kuvuga. Ntabwo ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo ari uko Tshisekedi yabuze ingabo, nta nubwo ari uko yabuze ubufasha bw'ingabo n'ibintwaro, ariko Tshisekedi afite ikibazo gikomeye. Ubutegetsi bwe n'abaza kumushyigikira, yego, yananiwe kubabwira impamvu arwana. Nabo ntabwo bagamije guhosha intambara. Abantu bose barimo kuza bamuhuruye. Mu Kinyarwanda tugira abantu babiri. Tugira abahuruye, tukagira n'abashungera, tukagira n'abatabaye. Tshisekedi afite abantu babiri. Afite abamushungereye n'abamuhuruye, ariko abamutabara ntabafite. Kubera ko impamvu ibyago yagize ntabwo ari abisobanura. Kuko ntabwo wakwiyumvisha ukuntu inyeshyamba
nubwo wenda reka ko bishyigikiwe n'u Rwanda hari n'igihe ngenya nkumva ashyizemo Museveni ukuntu ibihugu byose byahuye Kongo byananirwa gusubiza izo ngabo eshatu inyuma u Rwanda avuga na Uganda ajya ashyiramo n'izo nyishyamba za M23 aribo bene baba bakongomani aba bantu baguma bicuma baguma biyenyegeza Kongo ikomeza ivuga iti turabaye iminsi 100 undi ati turaza kubakubita wazarenda mu minsi yashe bibuka afanda abwira abazarenda tuzabonera hatagiye Butembo hatagiye Kanyabayonga azaba ari bandi ngo niba bazamufata nk'iki siniko nk'ibandi bari kujya bakoresha kwihisha hari mu isantre mbere uko bayikurwamo aho kujya ku rugamba kubangana na M23 bamwe muri bo ibyo rero bivuze iki bivuze ngo intambara nubwo M23 yafata Kanyabayonga nubwo yafata yajya Butembo nubwo yasatira ikazamuka za Rubero iyo ngirimo kujya bamwe mu bantu barimo no kuvuga ko M23 ibyo bice yerekeramo bishobora kuba bikungahaye rimwe na rimwe ariko iyi ntambara ya Kongo mu by'ukuri ntabwo urimo kubona ngo Kongo irimo irarwana ku ruhe rwego sinzi niba mu minsi maze iminsi igihe mu bakandida biyamamaza Frank ngo agiye gushyiraho iyo minisiteri y'itangazamakuru ngo dusa n'abana b'imfubyi barereshwa hari Mpayimana we yavuze ko azatugira ati sinibuka buri wese yaza afite icyo azakorera abanyamakuru Mpayimana we ni ukurya kabiri ku munsi ariko ngo abanyamakuru se n'abarya kabiri oya ni abaturage muri rusange ubwo namwe murimo ni abaturage muri rusange kandi namwe murimo agize ngo yageze umwihariko wacu urumva rero ibi bintu biravuga ngo intambara yo muri Kongo ikeneye umuntu wo kuyirwana kari umutwe ariko naho ubu uburyo irwanamo M23 irarwana nk'inyeshyamba nyine zifite intege zingana kuriya ariko na leta nayo uribaza mu by'ukuri ejo bundi narebye abaturage b'inzirakarengane bivuga ko bashimuswe imiryango niba rero abantu bari ku rugamba barimo kurwanya uwo bise umwanzi w'igihugu harimo abatwara abantu bagasaba amafaranga mu by'ukuri iyo ntambara iraza ku buhego cyokora umuntu wavumye Afurika yaguye mu butayu yaca hafi y'uruzi aba yarakoze mu mazi none se mama Scovia yatugarutse inyuma kuvuze ngo iyi ntambara ngo ikwiye ngo abantu bagomba kuyirwana ngo bakayumutsa koko ko nta bantu Kongo ititabaje ko bazanye abacancuro bazanye Wagner Group bazanye abarusiya bazanye Brakota bo muri Amerika Amajyepfo umuntu wo kurwana intambara ku ruhande rwa Kongo ni umuntu uri bwemere ko nta mpamvu bafite Kongo ikumvikana n'inyeshyamba zayo bakumvikana mu buryo inyeshyamba zirimo zibasaba cyangwa bakaba bashobora kubona igisobanuro cy'impamvu barwana kuko impamvu kugeza ubu ingabo za leta FARDC zarayibuze kandi bararwana mu buryo udashobora kwemera ko ari ingabo za leta bararwana bunyeshyamba barica barasahura ubundi ibyo ngibyo bizwi ku nyeshyamba yego iyo byatangiye gukorwa na leta ubundi buriya ejo tuzizihiza umunsi wo kwibohora yego ikintu cyatumye ingabo za fari hano zitsindwa intambara inkotanyi zikabakubita isho zitabarusha imbaraga n'ibihugu byabatabaye bisha abaturage igihe cyose leta iri mu ntambara yo kwica abaturage niyo haza umusazi waza utavuga ko arengera abaturage aragutsinda nicyo kibazo cyonyine kiza ate afite ikibazo nk'icyo Habyarimana yari afite urwana intambara yo kwita umuturage uri mu murima uhinga ukavuga ngo ubwo wishe umuturage wakuraga ibijumba ngo ubwo warashe umugaba w'ingabo uyoboye inyeshyamba zaguteye babita abafatanyacyaha aho ngaho nkunganiye bisa nkaho ibyo uri kuvuga Kongo iri gukora ibimwe nk'ibyo iri kuvuga M23 igakora icyo nakwita contraire hari kugaragara abaturage bari gukinagazwa n'igice inyeshyamba za Wazalendo zari zirimo mu gihe M23 ahiri biri kugaragara ko iri kugerageza kuryoshya n'akarimi keza abaturage
bigaragara ko iri gushaka kunga ubumwe n'abaturage, icyo ngiki kakirusha cyane cyane koalisiyo ya FARDC. Twatangiye no kubona abaturage b'impunzi bari kuva hamwe mu nkambi babari, kuko baravuga bati bari guhana amakuru n'abari muri occupation cyangwa se bari mu gice cya M23, ugasanga bamwe batangiye gutahuka. Twabonye abari kuva mu gace za Kayina bakaza Kibirizi, aho ngaho ni M23 yafite. Uvuga ngo ibyo ngibyo birerekana yuko umutwe wa M23 uri kugerageza kunga ubumwe, mu gihe FARDC ahisemo gukoresha abantu bamwe twakwita nk'aba notorious bafite ibyaha n'izo nyeshyamba, bo bari harimo kugerageza guhungabanya abaturage, kandi biragoranye cyane nk'uko Scove yarabivuze gutsinda intambara nk'iyi ngiyi wahutaje umuturage uvuga ko urwanira. Iki ngiki rero kirimo kirafasha M23 wazarendo zigatangana gusa wenda urandi icyo navuga, aba baturage barimo gusanga inyeshyamba ntabwo navuga ngo babonye amahitamo meza, ahubwo barimo baragereranya ibibi bakareba icyaruta ikindi. Kuko ubundi njya nk'umuturage nkeneye kuba ndi mu maboko ya leta, yego, iyo byageze aho mpitamo kujya mu maboko y'inyeshyamba ntabwo ari amahitamo meza, nuko n'ayandi mahitamo mfite kubera wicara nabimira. Akavuga ati niba inyeshyamba zo batubwiye ko zizadufungira muri iyi zone, ariko leta yiratwica kamse kuba ngiye mu mfunga cyangwa ndi mu nkambi, ntabwo mbona nako gakombe k'impungure. Rero abaturage bari muri iyi zone irimo imirwano, nta ruhande wavuga ngo rufite byiza ruruta. Niba leta yica inyeshyamba zikitwa inyeshyamba, burya umuntu iyo yitwa inyeshyamba aba ari umuntu utavuga ngo ni umutagatifu, ngo umuntu ufite ibyo arwanira asobanura impamvu ze, ariko uteye inkeke kubera ko isaha iyo ari yo yose politiki yamuhindukiraho, isi yose ikamurega ibibaho n'ibitabaho bakamurimbura. Niba ubyibuka wenda mu kiganiro twagiranye na Gerard Makenga, sinzi niba Rome wari bukibone, akongera kutufasha kugira ngo abantu bumve, avuga naramubajije nti impamvu mwatsinzwe wenda uze kubireba mukagenda 2013 ubu bwo kuki mutatse, ati ntabwo twatsinzwe, ndagira ngo uze gufasha abantu bongeye bumva igisobanuro yatanze. Yego, rero ibi genera avuga ntabwo nyeshyamba igihe cyose zitsinda cyangwa zitsindwa, ariko isi ishobora kuzivukiraho. Ariko ikintu nabonye icyo ndimo nibaza, isi iracyarwanye mu Ventura, yarabaretse ngo birwarize, mwe mu biramubona hari iki? Uravuga isi se? Uravuga umuryango mpuzamahanga? Nibariza MONUSCO ibereye ibuna. MONUSCO iracyarwanya M23 ifatikanyije na FARDC, ariko nabo basa n'aho barwana gute? Uradufashe kugira ngo abantu babyumve. Iracyarwanya haba muri Sake, iracyanarimo kuko uribuka, sinzi nka wibuka mu minsi yashize ingabo za South Africa ku itangazo zatangaje ko zatakaje abasirikare 2 hagakomereka n'abagera kuri 20 byabereye mu mujyi wa Sake. Sinzi ibyo tangazo ryibuka, ntabwo ari ibyo ntabwo ari ibya kera. Imbere gatoya yaho M23 ubundi ifatiye ira santire Kanyabayonga. Icyo ngicyo ni kimwe. Rero bisa naho n'ubundi muri iyi mirwano hagaragaye ibikoresho bya gisirikare by'izi ngabo siritu izo muri SADC M23 yatwaye. Abo barimo bararwana. Turebe umusaruro wa MONUSCO muri iyi ntambara. Ubundi MONUSCO irwanira kure n'ubundi. MONUSCO irwana cyane cyane ifasha FARDC mu bintu bya intelligence, uziko hari igihe bayiregaga yuko ikoresha amadrone ikaza kuneka position cyangwa defense ya 23 ikabarasa. Icyo gihe byaratumye 23 itanga warning. Iyo ntabwo ari abantu bazanaga hanga imbere kuri front line, bangabyo babyirinda cyane, ahubwo bakagenda inyuma bayifasha kuzana inkomere mu bigo bya zo kurande rwa FARDC ndahari zakomeretse, bakaza kuzifasha kuziha ubuvuzi, bakazifasha kuziha amakuru y'ubutasi, bakazifasha gutoza bamwe mu basirikare bazi uburyo barwana, bakabifatikanya nabo bita ngo naba insurigiteri. Kurande rwa FARDC rwa bita ba insurigiteri, kurande rwa 23 bakabita bacanshuro, nabo bakaza bagafatikanya muri koalition na MONUSCO.
ziracyayifasha mu buryo bumwe ariko tutavuga ko ari bwa buryo bugaragara direct, ari nayo mpamvu habayemo kwamaganwa gukomeye na MONUSCO n'abaturage tumwe ibice bya Beni bavuga bati turi gufa inyeshyamba ziri kutwugariza, ntabwo muri kugaragaza koko uruhande rwanyu mu buryo bugaragara direct ngo mubashe kurasa kuri umutwe w'inyeshyamba za M23. Of course ni ibintu nazo zitapfa gukora, ntabwo zapfa nkuko izi ngabo z'Uburundi, izi ngabo za FARDC ziri kurwana. Tuzi uburyo ingabo z'umuryango w'abibumbye zitwara cyane cyane muri ubu buryo, zo zisa nkaho zirinda n'ubundi kujya mu buryo twakwita bwo kurwana imbona nkubone face to face, nako ubundi zikirimo mu bwo buryo twavuga ko buri kure butagaragara ariko kuzifasha kuzafasha. Romeo ndabumva dufasha uguha ishusho nonaha nkunda gukurikira kuri Twitter y'umunyamakuru Micombero ukora mu burasirazuba bwa Kongo. Ubundi mwese iyo muvuga ngo Kanyabayonga yafashwe yagize icya byandi byose baba bavuga umuntu witwa Micombero na bogamiye kuri leta, ariko byongeraho nawe bujya Micombero tuvuga ko ari yewe umunyamakuru sivuga ko abogamiye kuri leta, mvuga ko ari umunyamakuru uri muri Kongo. Kuko kuvuga ngo abogamiye kuri leta ari bogamiye hate sikavuga irimo kubera wowe wogamiye kuki? Oya nge nta mbogamiye, ariko Micombero dukurikije n'inkuru atangaza urumva niba ugiye guca urubanza niba ushaka kuvuga kuri icyo nawe byasaba ko mutubera muri ikiganiro tukumva uko akuvuga, tukumva uruhande rwe nawe n'uburenganzira bwe. ubwo tutamwumva rero ntabwo tujya kumuganiraho. ahubwo icyo ndashaka kuvuga ni uko kuri hano Twitter ye nari ndi muri kampeni ngira ngo Rusizi cyangwa se nari Inyagisenyi Nyamagabe. Ntekereza ko aribwo nabonye Twitter ye yemera ko Kanyabayonga yafashe cyane. Uwitwa Justin Kabumba yego nawe aremera, n'abandi bantu batandukanye haba za Space n'ibindi. Ikigaragara imirwano irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ndavuga ngo barimo bararwana bacecetse. Ariko waravuze ngo ariko wowe ngewe ahubwo ikintu ndimo ndabona ntabwo ari ukurwana bacecetse, ahubwo barimo bararwanisha amagambo gusa. kuko ikigaragara navuga ko politike yabo cyangwa se abapolitisiye babo aribo bari kurwana cyane, kuko baravuga tukabyumva ariko tukajya tukumva ibyo bavuga bitandukanye n'ibiri kuba kuri tele y'imirwano. Kuko niba Kabongo Mwadiamvita aza akavuga ati ngewe ni iminsi 100 Kisekedi ati turabashushubikanya, yewe na madamu nawe agatinyuka kimanukira akavuga ati byanga byakunda turabasubiza iwabo iyo baturutse. Noneho nkaho bidahagije nko nta n'umunsi uciyemo ahubwo bakamunyomoza. Ibi ndumva ubwo ngubwo ntago mvuze ibyamuyaya nawe azayongeraho ibindi. Muri make iyi ni intambara y'amagambo kurenza ibikorwa abangaba bari gukora. Intambara y'amagambo, aba bantu ntabwo barimo kurwanya intambara y'amagambo, ahubwo barimo barabwira abaturage ngo tugiye kurwana, kuko ntabwo bavuga ngo twarwanye. Baravuga ko bagiye kurwana iminsi 100, bagiye gushushubikanya. Minisitiri w'intebe ati turizeza abaturage b'Igoma, abagore n'abana ndabona ubuzima mubayeho genda byumva nk'umubyeyi, tugomba gukora ibishoboka mukabona amahoro. Ibyo ni ibintu birimo gutuma abaturage, ni nko kuvuga ngo barimo baramena utuzi umuriro abaturage barimo kwaka. Ariko ikibazo gihari, intambara y'iraruta. Ariko ukurikije kandi ikindi gituma intambara wagira ngo iracecetse kandi idacecetse, nuko ibinyamakuru mpuzamahanga byafashe icyemezo cyo kutavuga ku mirwano y'uburasirazuba. Icyo cyo nanone ugereranyije na mbere byaradotse bimwe. Mwebwe mubona ari ukubera iki baba baracecetse rero? Impamvu yo guceceka yo ni nyinshi. Kuko ngewe ubwanjye bigeze njya Bunagana muri press conference. Yego. Abanyamakuru bakora ibinyamakuru mpuzamahanga baba ahantu hitwa Kisoro. Yego. Twabaciyeho nk'abantu tuzi nk'abanyamakuru, turanababona turabavugisha bisanzwe. ubona bafite amashyushyu yo kumenya ibiri bube, ariko iwabo batabemereye ko biri butambuke.
iyo mpamvu rero ishobora gutuma ibinyamakuru mpuzamahanga bidatambuka ni impamvu y'inyungu ibihugu ibyo bitangazamakuru ibihugu bikoreramo. niba ikinyamakuru ni urugero gikorera muri Katari, inyungu Katari ifite runaka ntabwo ari Jazeera ari iri buze kuzica. Nuko n'ibindi binyamakuru bimeze. Nimumbwire ngo bararwana bajya ku buryo nzasabe viza noneho urumva njye Kanyabayonga hahire rimwe. Ubu ngubwo wahagera rwose. ni ukuvuga ngo urebye bari kurwana sasa ubu bari kwerekeza mu majyaruguru. Ubu bari kwerekeza mu majyaruguru muri bya bice ADF yigaruriye, ahubwo navuga ko mu 23 igiye gukura ku ngoyi navuga y'ubwicanyi buri kubera muri aya majyaruguru muri zitetwari za Bunia n'ubundi naha ngaha hose za Rubero, kuko urabizi ko n'undi ADF imaze iminsi yarabibasiye. Ubushize Jean Pierre Bemba yagiyeyo ngo agirana amasezerano nimwe mu mitwe ngo bayishyire intwaro hasi, ariko n'undi byararenze ADF ikomeza kwibasira abaturage. Aha ngaha rero niyo mu 23 iri kwerekeza. Byumvikana ko ahubwo hari ikintu hari akanone wavuze ngo irimo irerekeza ahantu hari ntibajya bibasira abaturage. Irimo irerekeza ahantu nyine hari uyu mutwe w'iterabwoba ukorana na Islamic State wa ADF bavuga ko nakomoka muri Uganda kandi wazengereje abaturage. Urumva muri make iri guha icyizere abaturage kuko na Kanyabayonga ndagira ngo twibukiranye umuntu Wiringoma uyu muvugizi w'izi nyeshyamba mu bya gisirikare M23 yigeze avugana nayo kuri telefone urimo kwica abantu bo mu majyaruguru bandi n'ibandi. uwo muntu ndamwibuka ijwi ariko sinibuka izina rye. Yicaga abahe hajya yicaga uwe ngo ntekereza ko yicaga ubwoko bw'abahema. Wicaga abahema. Nibuka uwo mugabo arimo avugana na Wiringoma akamubwira ati wowe ndakuzi wavuye aha turaziranye ubu ukwiye kwica abasirikare abaturage b'umusirikare. Aho niho berekeje. Ahubwo ikindi kintu Scovia yashakaga nawe mushobora kwibazaho gato ukiri muri iyo direction ubwo izo za Beni za Butembo M23 n'undi ni iri kugana. Ariko none attention Kanyabayonga Butembo harimo ibirometero byinshi nanone bitari munsi y'ijana. Ariko none ikindi kintu twakibaza mwabiriya bice ko hari ingabo za UPDF zagiye kurwanya ADF. Yego izo ni za 23 nijyayo iyo situation izamera gute? UPDF iravuga irwanya ADF ku masezerano Uganda ifitanye na Uganda Uganda ifitanye na DRC mu buryo officiel. Yego none se 23 nijyayo izi ubwo bubasha bwo kurwanya ADF ku masezerano yagiranye nande? Ese UPDF izafata uruhe ruhande? Ibyo ngibyo nabyo abari kubirebera bamwe bari kubona ko bishobora kubyara ikindi kibazo gishobora kotrotera ikindi kibazo cyongera kubyara bihari n'ubundi. M23 izi ubwo bubasha kurwanya ADF ifatikanye na UPDF FARDC yo n'ubundi sanje ishinja Uganda gufasha M23 none ntibizahita bigaragara yuko koko cya kibazo cyangwa se yavugaga ari byo bikabyara izindi mpungenge zikomeye. Ni ibintu bizabera Gatogo rero. None byari ndayo Gatogo ariko kambabaye. M23 wireke kujya gutabara abanyekongo bene wabo. Kubera ko Uganda gwe hari. Kandi kuba Uganda iriyo bitabuza abakongomani bene wabo gupfa. Nukuvuga ngo nubwo bahari ariko ubwo nta musaruro baratanga kuba abaturage bagitabaza nicyo bivuze. Icyo Uganda ikora muri kiya gice nukubuza izo nyeshyamba zikomoka ibugande kujya ibugande kwica bene wabo. Ntabwo baje guhiga uwo mutwe ngo banatabara abakongomani. None uje gutabara abakongomani wazahagarare kugira ngo Uganda itagirana ibibazo na Kongo. Ubusanzwe se kuba Uganda yumvikana na Kongo birimo birafasha iki M23? Abo rero ni imibare itagoranye bizaba nka bya bindi babantu babesikoro bababwiraga ngo uraduha 500 tujye tukungukira 150 buri kwezi. Noneho baguha 150 bakuyemo yo wabahaye uti batangiye kunyungukira kumbe baraguha yawe.
barangiza ugategereza yo kushaka kabiri ukayabura uti batwibye ariko bari batangiye kutwungukira kumbe bagusubiza ku yawe. None Scovia nanjye reka nkubaze Scovia gatoya. Wewe umukunzi ko usesengura ugakurikirana iyi situation ntabwo ubona ko mu gihe reka dufate peut-être que Uganda UPDF irashe M23 bakarwana kuko hari abahuriye ntabwo ntekereza byose bibaye gato reka twe gutekereza nk'abantu ngo tuvuge ngo biramutse bibaye nka bya bindi n'ubwo bavuga ngo ubu ngubu ngo amarushanwa yo kujya mu gikombe cy'isi ahagaze neza bityo Amavubi yajyayo. Uganda yaba iki na M23 bose bahuriye ku mwanzi. Okay, icyo nicyo nshaka kuvuga kugira ngo itagaragaza yuko iri kwifatikanya na M23 nizirifatanya nayo ariko nizanarwana nayo byombi se ntiyabikora kugira ngo ikureho cya gihu kibi ifitanye kigaragara muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ya image ifite. Kamubaza ikindi kibazo wabuze ko MONUSCO hari ibice mu 23 kontora MONUSCO ibamo. Yego cyane none sifatanyije nayo mu 23 ni nako bafashe Rwindi nabo bajya bayibishinja abizi bajya bayibigereka bayishinza ko yafashije FARDC uko babonye indege mu kirere bwa FARDC kahara. Ariko MONUSCO iri mu bice mu 23 igenzura bimwe na bimwe abikorana na MONUSCO na Uganda niyo yaraje kurinda umupaka wayo no guhiga inyeshyamba zayo izazihiga ku masezerano yabo na Kongo. None se ko bafite n'ibintu by'amabuye y'agaciro hariya Scovia bajya bapfa ko ishobora kwagira ukavuga ati nubwo turwanya ADF ariko nubwo nawe uri kudufasha kutugwanya waretse kutugerera iwacu ko nabyo bashobora kubipfa. Ibyo byo ntabwo ubona ko bishobora gutuma imbarutso naho bashobora gutuma bavundagurana ko ushobora kuvuga ati nubwo uri kwitwaza ngo kurwanya umwanzi duhuje umwanzi ariko wigera M23 ikahagera iki cyo ntushobora kubona gishobora kuba imbarutso. Iyo mbarutso M23 iramutse irwanira na leta n'ingabo za Uganda barwanira amabuye batarwanira abana ikigaragara bombi baraba nta mwanzi bagiye gushaka baba bagiye gushaka amabuye nicyo byaba bivuze. No Scovia na Erade rero mumfashe kubera ko nundi ntago turi buvuge hano gusa turajya no muri Kenya wenda kugira ngo reka twigire muri Kenya wenda tutarajya muri Kenya ndagira ngo mbaze Erade iki kintu ukurikirana ibi bintu hafi. Umujenerali bita Chiko Chitambwe ubushize M23 yamwambuye Rwindi ayirimo ndetse uyu mugabo yatumijweho Kinshasa kwiregura ndetse ku buryo bagombaga no kumukatira nyuma baza kumugirira impuhwe bamugarura kuyobora operasiyo ariyo noneho atsindiwe na none yambuwe Kanyabayonga. Nkawe Rade uyu mujenerali iki kintu urakivuga iki uyu mujenerali noneho bari bwongere kumuha andi mahirwe? Chiko Chitambwe warurimo umuvugaho Chiko Chitambwe bisa nkaho ari umujenerali utorohewe no mu minsi yashize yagaragaye gushyira abasirikare kuri moto badafite morale bigaragara yuko rwose ari ikintu twavuga yuko kitishimiwe na bamwe mu baturage hariya cyangwa se n'abanyekongo ubwabo bavuga ko n'abasirikare ashyiraga kuri moto bamwe muri bo bamaze kuba bategerwa mu nzira baranatwikwa. Rero asa nk'aho ari kuza kwimura ngo arebe ko hari icyo yakora ariko kugeza ubu ngubu n'ubundi biracyagoranye gisa nkaho n'ubundi agikomeje gutsindwa kuko operasiyo ari gukora hariya imitego yose ari gukora hariya yaba izo za Kanyabayonga haba kugira ngo akikire iyi mitwe yo komeza kugenda ifata teritwari nyinshi cyangwa ibice byinshi bisa nkaho iyo mitego n'ubundi ya 23 iri kuyirenga mu buryo bworoshye ndetse ikanadivesinga imbere. Ayo mahirwe bamuhaye rero Romeo na Scovia simbona ari kuyakoresha neza nk'uko wari ubivuze kuko ibyo jye ntabwo nabifata nk'aho hari icyo bitwaye. Ubushize tujya hirya iriya hari aho twageze abaturage barabwira bati hano niho Cira umwami yaciye yambaye inkweto no gukabya bavuga ngo bamufashe ngo yari yihishe bisa nkaho byo habamo no gukabya na speculation nyinshi hari. Ndavuga bwa mbere bava mu kigo nibuka oya ngo byabayeho Cira umwami rwose yahunze n'urukweto rumwe ariko uyu munsi ko yari yatsinzwe akava mu kigo avuga ati natsinzwe abandi bavuga batoya bati ntabwo watsinzwe ahubwo
twasubiye inyuma kugira ngo ngira ngo nibwo generali Ikenge yavugaga ko basubiye inyuma kuko banze kurasa abaturage batatsinzwe ariko nyuma yaho biza kurangira ari ugutsindwa ntabwo byabujije kuri uyu munsi ariko guverineri niba rero umusirikare yaroherejwe namukekaho kugambana ariko bagasanga atagambanye kuba yagarutse agatsindwa ntabwo bikuraho ko ntabwo y'umuteza ibindi byago wenda ashobora gufatwa nk'umusirikare utarimo gutsinda ariko njye simbibona none se uri buba bimurega we araba yaratsinze ngo we bamurebe ko atatsindaho bamwohereje ku mishoni ariko mishoni rega iranga bakohereza hanyuma reka twiyerekeze rero kwa William Ruto kubera imyenda igihugu cya Kenya kibereyemo IMF kubera inguzanyo bagiye bafata bazanye umushinga w'itegeko wo kuzamura ikintu cyitwa imisoro none ibi ngibi byateje imyigaragambyo igiye kumara hafi ibyumweru 2 ubundi niriwe njya ku bindi bibazo bihari y'inkomoko y'imyigaragambyo kavuga imyigaragambyo ubwayo yego igihe cyose iyo ndebye ibintu bibera iwacu muri Afurika nishwa n'agahinda kadashira kubera iki yego njya nibuka otani ihirika umuntu witwa Omar Gaddafi yego barateye barabasa Libya bayigira ibirere bene wabo wa Gaddafi wo muri Libya baravuga tugiye kubaha ubutegetsi yego barabubaha ndagira ngo mumenyeshe ko abantu mwese muzi Libya i Kigali tugira imisigiti yitwa kwa Gaddafi yego ugeza Addis Ababa ukareba aho Afurika yunze ubumwe yubatse nka 80% bavuga ko Gaddafi ari wagize uruhare ndashaka ngo abanyafurika twese tuzi Gaddafi icyo yari avuze kuri Afurika yego uyu munsi abaturage ba Libya bamwe bari mu nkambi gashora mu Rwanda yego barahunze abandi bari muri babandi bajya gucuruza i Burayi abasigaye mu gihugu nabo nta bwumvikane n'undi cyabaye amatungo abandi barimo bararohama mu nyanja bajya i Burayi abandi bari mu gihugu cy'itongo ariko ubwo otani yabwiraga abaturage bari Libya ngo mukureho Gaddafi bari biroshye imihanda barabyina bataka Gaddafi kugeza apfuye gupfa kwa Gaddafi apfana n'igihugu cye yego yapfanye bahitaga ngo ni Jamahiriya ngo yajyanye na Jamahiriya ye ubwami bwe bujyana n'ubuzima bw'abaturage yego uyu munsi ibyo bintu biraba abanyafurika tukabona nta kintu cyabaye nko kunywa amazi akonje ufite inyota urebye abanyakenya barimo kuvuga ko babuze imisoro yazamutse yego barimo barasenya n'ibyari byubatswe n'imisoro ibi ngibi nibyo ubundi abantu benshi abasesenguzi benshi bari kugarukaho bavuga ngo iyi Kenya ntabwo igiye kurangira nka Libya katuvuga ko itari burangire nka Libya we ariko abaperezida b'ibihugu bya Afurika bakwiye gutabara rutokare nubwo na Kenyatta arimo ashyiramo umunyu yenyegeza kugira ngo bakureho uriya wenda ashobora kubyungukiramo agaruka cyangwa agashaka undi ariko bariya abantu bose bigaragaza ngo imisoro yazamutse yego ndagira ngo mumenyeshe ko nta n'umusoro urimo abenshi ni insoresore n'ubundi ni insoresore ziri aho zahubutse mu mazu n'inkorabusa z'abandi baturage ziroha mu muhanda zirimo zirarimbura igihugu cyabo ariko igitangaje icyo ari cyo yego nabibwira ko ari abakire bakomeye barimo gushumuriza bariya basoresore ngo barimbure umujyi yego batazi ko bari abazungu barimo kubakoresha n'ibimara gushwanyagurika bari bube nka Gaddafi niyo ndwara Afurika ubundi dufite iriya rero ngo niyo demokarasi buriya ngo abazungu iyo babireba bavuga ati noneho Kenya aho demokarasi igezeyo yego ariko Sikovia ibi ngibi nanone bikaba bigarukwaho ko ibi ngibi byose byadutse kuva William Ruto aho yatangira kugaragara ko ari ku ruhande rw'abakapitalisite ku ruhande rw'abanyamerika ukavuga ngo ibi byose bishobora kuba bifitwemo akaboko n'igihugu cy'Uburusiya kidashaka yuko iki gihugu cyagera aho gihurira na Amerika
aho bagira cyose cyaba cyose igihe cyose ibihugu byacu bya Afurika byegamiye kuri aba bamfatse ibihugu kandi abaperezida ntibubaka uburyo abaturage bamenya uko bahangana n'ibibazo by'iwabo ku buryo umuntu wese uve asa n'intozi ziroshye mu bantu abantu bagasara gusa abanyafurika dufite ubwenge buke urebye ukuntu Nairobi irimo gushya baratwika amaduka y'abaturage babo ntabwo batinya amaduka urumva abantu bageze ku nteko ishinga amategeko nabo bakayitwika urumva ntabwo batinya iduka niba no gutwika inteko nshinga amategeko nibura baratwika inzu ya leta ariko twumviye bacuruzaga mu mujyi Nairobi wafashe keredi kuba umuntu wikiye iduka mu by'ukuri iyo demokarasi isobanura iki wa mugani wa ntuza siniba umuhanzi wabirimbye ariko aravuga ngo niba yariyo majyambere ntimumveho iyo niba ariyo demokarasi izagende muheriheri byigahinguke mu Rwagasabo kubera ko abanyafurika dufite ikibazo murebe ukuntu Libya za Misiri n'ahandi abantu bahiritse ubutegetsi baririmbura abandi barapfa abandi barafungwa bararindagira uwabohereje yari yicaye kuri terasi mu gihugu runaka anywa agakofi ku mugoroba arimo kukarenza arimo agafata nko mu masaha 9 ategereje amaherezo aza kuza kujya kurya yamara kurya akavuga ati kanywa kawayini kangize ibyo kurya ryame ntuje nta kintambara iri mu nda abandi murimo murimbuka yabashumurire bagize n'imba zisa n'ubundi siko vyugarutse inyuma iyi myigaragambyo bavugwa yuko yatangijwe n'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga urumva nta nubwo arabo bacuruzi bavuga ngo basora bagira gute kandi byanga byakunda promoteri wazo wa mugani washaka ko ari umuntu wicere ashaka kuba ari n'umuntu w'umu diaspora yibereye aho ngaho muri Amerika cyangwa se uri Burayi washumuje urubyiruko ati tubyuka tujya kwigaragambya ubwo nabo bo muri Kenya nabo bakabyuka bajye mu myigaragambyo kugeza ubu ngo nabwo imaze guhitana batari bake ngewe ibyo bakora byose sindi bubijyeho impaka ariko hari ikintu kimwe abanyafurika by'umwihariko abayobozi ba Afurika bakwiye kwiga uburyo batoza cyangwa bayobora abaturage babo ku buryo undi muntu urenzeho ataza gukoresha abaturage ikibonetse cyose hariya uruhande rumwe haba harimo uburangare bw'abayobozi ntabwo abaturage bashobora kwigira ibyihebe kugeza kuri uriya rwego umwire ngo urayoboye ubu naho gusa batarakwirukana ariko ntacyo uyoboye none Scovi tuvuge ko William Ruto se yaba yaroroheye abaturage barimo barubaka icyitwa korohera abaturage umuturage nemera ko bakwiye kumworohera ariko umuturage arayoborwa ukwiye kumuyobora ku cyiza waba urimo kumutwaza igitugu umujyana habi akagira uburyo bwiza bwa gipfura bwa kinyafurika bwanga kwemera gukora ibyo bintu ariko mutarimbuye ibihari none abasesenguzi bari kuvuga ati ibi ngibi ni iby'abaturage barimo barigira ati niho hahandi habo iyi myigaragambyo izahagarara ndetse ibintu baramaze kubisenya abenshi muri bo baranapfuye abandi barakomeretse kandi n'iyi misoro bayitange nicyo kizaba bagiye kumera batya ibyo byose birangire wenda imisoro izagaruke na Ruto abariho abapfuye barapfuye abahombye barahombye bino bintu ni ukubasenyera igihugu njye nemera ko niba imisoro iri hejuru bakwiye kuba hari imiryango itari iya leta igana inteko isaba inteko nshinga amategeko yandikira perezida wa repubulika ikandikira abantu bose bafite inshingano bagakora ibiganiro amadeba ku maradiyo ku mateleviziyo mu nama bakagaragaza ikibazo kugeza ubwo ubuyobozi buvuga buti no niba abaturage bari kuri uru rwego dukwiye kubafasha ariko Nairobi Kenya muri rusange yubatse ko nta biganiro biba haba intambara abaganga batongejwe umushahara baza mu muhanda abarimu batinze guhembwa basiga amashuri bakaza mu muhanda uwo muco rero uba ku gasozi ugomba gusiga Nairobi yaka umuco wo kumva ko ikintu cyose ari imyigaragambyo akantu kose gakomye ari ukwigaragambya reka ne kubita umuco ni ingeso mbi idakwiye abanyafurika turimo kubaka ubukungu ngo tubeho
kugeza ubu ngubu rero hari wenda hari bamwe mu baperezida bagiye babigeraho niyo urebye wenda by'umwihariko nk'aba bo muri Afurika y'Uburengerazuba uherereye kuri aba bana bari kujya reka ndeke kubita abana kuko ariko uhereye kuri ba Traoré ubona ko baje bagakaruma igihugu none kugeza ubu ngubu nka perezida William Ruto afite inshuti urabona ko we n'abanyamerika baracuditse no ku rwego ruri hejuru ntago abanyamerika bakagombye kuba ahubwo barafasha mbere mu kumanuka guhosha bino bintu mu gutabara byonyine nawe ubaza icyo kibazo uba urimo gutekereza ko ikibazo kiri Nairobi kigomba gutabarwa n'abanyamerika kugeza iyi saha nuko aho bigeze ubu ngubu abanyakenya wavuga ko ubu ngubu gukaruma situation bigiye gufata keretse n'ibitabaza amasasu none wafatika mbese rukaba urugamba nk'urundi kuko byamaze kwadukira no mu yindi migi ntabwo rukwiye kuba urugamba nk'urundi leta ikwiye kwiga uburyo ihoshamo abaturage babo yemeye ko babaho nk'abasazi abana batinze guhabwa ibizamini ni ukwigaragambya umwarimu utahembwe ni ukwigaragambya muganga utahembwe ni uguta abarwayi kwa muganga akaza kwigaragambya buri kantu kose ni intambara rero perezida wabo niyo uburyo ahosha ibintu gusa ibiba birimo kuba muri ibi bihugu bya Afurika ntabwo nk'ubu uhuye n'umuntu wabaga muri Libya wabyaraga bakamuha amafaranga bamushimira ko yabyaye uyu munsi akaba ari mu nkambi Gashora mu Rwanda niwe wagusobanura igisobanuro cyo kwemera ko abantu barimo gusenya igihugu cyanyu bababeshya ngo ni demokarasi icyo bisobanuye ndabona abanyakenya uzaba yarashyinguye abana be uwo birukana Ruto abana be ntawe wenda kugwa muri ya myigaragambyo ntacyo yenda kuba wenda niba bamukura ku butegetsi niba bamukureho ubuzima bwe buraza gukomeza hanyuma bari bafite imitungo mu mujyi mugatangira kuba abakarari nibwo muzamenya demokarasi bababwiraga iyo ariyo none se demokarasi ni ugusenya hakwiye kuba hubakwa uburyo bushikamye bwo gutuma icyemezo cyafashwe na perezida gihinduka nta muntu mwishe nta muntu wigaragambije kandi nta gisenyi n'inteko nshinga amategeko abaturage babyuka bayihagarare ku muryango bazanye amabaruwa bati musome aya mabaruwa mwumve ibibazo dufite ni umudepite batoye yagaruka bakavuga ati ntuzahagaruka mu gihe ntacyo watumariye hari ibintu hari uburyo bwiza bw'ubupfura butari ubwo ngubwo Scovia rero ibi bintu imyigaragambyo nk'iyi yagiye iba mu bihugu byinshi bya Afurika by'umwihariko cyane cyane yakunze kwiganza muri Afurika y'Uburengerazuba tuzi byabereye ahitwa hariya muri Liberia za Monrovia n'ubundi bikagenda nabi ariko ikibazo bisa nkaho bamwe mu baperezida ba Afurika cyangwa se bamwe mu bayobozi bisa nkaho batajya bafata isomo rifatika ubwo duhereye n'ibyo yabaye kwa Gaddafi bisa nkaho nyine batajya biga ibi ngibi byo n'abaturage ba Afurika twese nta somo dufite noneho babandi b'inyangabirama baba bari aho babogeza bati ni mu muhirike rwose yarabarembeje barimo barabashuka reka nigendere mu kanya tugiye kujya mu gitaramo cyo kubyina intsinzi yo kwibohora Scovia reka ngushimire cyane nshimire na Irada ariko wenda cyeka yavuye ku murongo reka tubashimire gira ngo tunaboneho gushimira abafatanyabikorwa bacu batandukanye haribaho hari kampani z'ubucuruzi zitandukanye bari buze kubona mama publicité hari umuntu urimo kuduha icyanga cy'icyaka cyo muri iyi minsi utukunira ku buryo icyaka iyo cyabaye igifute bakubitamo kantuza kakakigirirwa kuvuga ka flow ngo ukajyamo byari igifute bikaba flow ako ngako rwose ako kazane hino hano habanza ku buryo abantu bagasoma bumva ikiganiro baraza kumva kariko reka ngushimire cyane reka rero mbonereho mbashimire bakunze b'ibiganiro byacu bya mama urwa Gasabo yari Scovia Mutesi twari kumwe ndetse na mugenzi wacu Elade njyewe na Pierre Romeo imfura yabo reka tubashimire ndetse mukomeze gukurikirana ibiganiro bitandukanye tubagezaho yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nomero za telefone wahamagara
ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Miki. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Bantu mufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima, reka mbarangira ikigo Ineza Herbal Medicine. Bifashishije ibimera baguha ubujyanama ku mirire myiza, bafasha kandi abafite uburwayi bw'impyiko, umwijima, igifu, umutwe udakira, inama ku myororokere n'indwara zifata imyanya y'ibanga, ndetse n'ababuze urubyaro bafashwa kumenya impamvu n'icyabafasha. Ku bijyanye no gutembera kw'amaraso, kubabara mu ngingo, abadahina, kutirambura, rubaga impande, nabo barakuvura. Ku bafite ibibazo bijyanye n'amasukari, abantu babura ibitotsi n'abahora bananiwe, uzafashwa ku burwayi bwawe. Ikigo Ineza Herbal Medicine bakorera Kigali, Musanze, Rubavu na Rusizi, ariko kandi aho waba uri hose wahamagara kuri izo telefone ubona kuri eka yawe. Ujya wibaza aho ushobora gukorera ubucuruzi bwawe hakonguka kandi bitagutwaye menshi mu kubona aho ukorera. Ufite salon de coiffure, iduka ricuruza imyenda, za alimentation ndetse n'ibindi. Gana Muhima Investment Company Building rwagati mu mujyi wa Kigali. Muri iri soko rishya tufitiye ibyumba bikodeshwa. Akarusho kacu, ibi byumba bikodeshwa ku mafaranga make utasanga ahandi. Tandukana no gukorera mu duhegeni, utugane hano muri Miki. Ukeneye ibindi bisobanuro, hamagara nimero ubona kuri screen yawe. Sirimukana Flow, hashyi cyaka wisomera Flow, inzoga ya mbere organique muri Afrika, ubu ikaba yasesekaye mu Rwanda. Flow iboneka mu moko atatu, ariyo Red Flow Organic, Flow 58 Organic na Yellow Flow Organic. Izi nzoga zose zikundirwa umwimerere zikoranye kuko na sukari cyangwa produit chimique yari yose izongerwamo, yemwe n'ibinyampeke zikorwamo bihingwa mu mirimo izira amafumbire mvaruganda cyangwa imiti yica udukoko. Iyi nzoga y'inyabigwi ikundirwa uburyohe n'impumuro bihebuje yengerwa mu Bubiligi, ikagezwa ku isoko ry'u Rwanda na Jespo 2 Limited iherereye Sonatube mu muturirwa Silverback Mall mu igorofa rya mbere. Soma kandi ucurure Flow, wumva itandukaniro.